kabaye umubiri wose ni wawe bafite inyogo ye yogamo. Run. Why are you running? Why are you running? Bombo clap. Afande meze bite bakeno? Yesu. Sitiriye japhet ku buryo wasangira umugore na afande. afande nje ni general major Terisare turebe. Yesu. Bombo clap. Hey! Murezi, urimo uratera isari cyangwa inzoki ziri kukurya? aramwisha habe n'ikintu twabona kuva mu gitondo uyu munsi watubereye inyatsi Umva kankubwire bakeno. Ibintu by'ubutubuzi ngiye kubivamo kubera ko ndiza ngeza saa 8 nta kintu ndabona man. Iri somo nako nakeze n'ikikari cyo buri umuntu mfata kugera no masaha. ariko bagiye urekasha urabikatira se ukora iki Nyumvira idag ndaka. Top nziza ziba zihari ukagumana. none nimba zari kutagiye kuzikura ukaza kudutera muri ubuteka mutwe bwacu kandi uzi kushaje unuzukuru Mva ngure kabuno. Ibintu by'ubutubuzi ndumva shaka kubivama nkana gutanga man. unanje utese kandi ndakwe tufatanyije umwuga Wambwa. Ariko man uzwabyibagiwe. Ngewe uno mugiye hano ureba mpagaze. Naravukiye ngende kavukira wakeno. Burya nanagutanga kikakurenga. reka sha we ni wanka ndinde se gukangwa n'igicecuru nkawe Wanyine uzabibona. Sushana. umva reka nkubwire tuve mu itiku dukora akazi katuzanye mwana teke ibyo gutonga Umva ahubwo mbwira ayo warayokoreye ari he? yahehese mwa Ugize ngwi. usibye ko nimugora nawe n'ikimotari kitazi ibyo gikora ntanyikuraho 10 ryose Zungamo 5. ukorera yawe ntajya nihiringa ngorore udufaranga twanjye nitwe nakore ngo nuguhe kandi twese duhuje umwuga uje wihiringa ukorera yawe Kandi ndaguteza leta bro. ariko nteje ndeta gute twese dufatanyije umwuga ahubwo ko nibyawe nabinyamo nawe nkagutanga Ndaje mbigukorera. Bininyemo kikurenga. ahubwo muri no mitsi sigaye mfite ubushyuhe hari umwafandi utuye hano haragura afite ikigore cyiza ndashaka kukinjira none nka kirongo Ugize ngwi. Oyas. uriya mugore ngombe mbonane nawe ngombe mwumve Kandi uzikoraho mwana. ariko ubwo azamfata ate yamfata ate nzajya mpenga igihe yagiye mucunga yagiye aribwo njyayo ikindi wa mugore nzajya mubeshya ko nanjye ndafanda urabona se ntarafande Are you sure man? urabona ntarafande ngewe iyi myenda urabona umuntu yayidodeshereje ubu Buri wari wakubita saso ryo mu nyungu ryumve. Yesu. Nibari gukubita mu nyungu. Nozanza no mu borogo man. bana ahubwo bashaho ubwo reka nigende naza no gusanga yagiye igihe gendeye ko nkizi Ariko sereka nkubwire waki. Ikintu cyakumaza ubwoba negi. ikintu cyamaze ubwo biri kucyariko nje nimba nakumbuye uriya mugore ngomba kumurongora nanjye ndafande Umugore w'umugabo ufite inyenyeri zingana kuri ukinjira ureshya gutyo reka nkubwire. nje mfite tekinike nkoresha kugira ndahenga yagiye ubundi mite ninjira None kandi cya kigore kiranyemera n'iki ko yagiye. ndikwa n'iki kwagiye ko amasaha bagiye ku kazi sinyaza amafandi igihe bagende imodoka yabo sinyuraho nyireba Reka nkubwire sha. Uzikubita gati ku bintu. ariko ubu nabamaze imyaka ingahe ntugura kugira ngo njye kwinjira uriya mugore nje bikananira uza abantu tuba twaratubire mu muhanda wowe Twatuburaga amafaranga. Kino gutubura n'abagore babandi wakino. umva nge ngombe mwumve kiriya kigore kirankunda ndabizi twariganye noneho ikintu cyakwemeza tukigana none nawe umuntu twakundana wazo mbwira ikisi Supposed to hear of this. wowe ubona utakibikenere ukagira ngo twebwe twabona nitubikeneye kubera ko ushaje Ahubwo rero ngewe nubwo nagiye mbikora biryoha wenda abana biri bigusharire mana. ibyo ntiwabimbwira ahubwo reka nigendere ubukira nibwo gishushe Biragusharirira sha. You know you can be prosecuted for that. Aho genda ndabanumva isasu uri kuvugiraho mwana. Reka nigende. Hano bibiri. ndi mwiza n'ukuri Mumbese nyabo nkwiriye kuba umugore wa fandi Ugize ngwi sutunwa umaze kubyimba amaso inseko ndaseka amasara agaseseka
sundi yo ntabana afande ne kubana nande we ne kubana nande utubere dushinze nk'imyambi ya musinga wagira ngo Imana none yashize mu tugufuka dutuma duhora dushingaraje kabaye ikibuno umubiri ndisiga ndakeye nditoto ndigitonore Are you sure, Emmanuel? maze muri quartier naje bati dore umugore maze nkitwa umugore w'afande abagabo muri quartier bareka sinakubwira banyiruka inyuma kubera ihoho Ugize ngo isunda afande yatanshaka ari gushaka undi yari gushaka ndi ko ndi mwiza umaze kubyimba genda ni kuri mwiza iyi minwa yaremewe afande aya maso yaremewe afande uruhu rwose ni urwa afande utubere ni utwa afande mbese ubwo ndi afande kazi ndafande kazi kuko ndi mwiza sibyo rata ni mwiza rwose ntabwo nzi impamvu baba mutabona yuko ndi mwiza baravuga ngo mu rubavu rw'umugabo haba haravuyemo mu rubavu rw'umugabo havamo umugore ubu ngenda urubavu rwa afande umugore mbega umugore shafande genda warihaye rero umugore nk'uyu nguyu ndi mutima w'urugo ndi maso y'inyana ndaseka amasara agasesekara ukuri ndi mwiza we You will move out of this house. ubundi igihe nakirirwa ntamvuga ngo ngiye kujya muri siporo nzajya mbyina ko n'undi rero kubyina nabyo ni siporo n'ubundi niko abakire tubaho hanze n'ibyinire ariko umugabo wanjye mbonye noneho ndimo kubyina sinamukira ariko reka nibyinira toka kure wakibwa You know you can be prosecuted for that. no 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 Niki we ninde wapfuye ninde aje ni karame Jesus. bangubwire You know what I need to tell you? hano hari amashuka hari imyenda hari amakoti yose nshaka kwiyafura bikajya ku murongo kabisa Haye mite mi ba mi. apo hari uri musazi Ugize ngo kuba ndi umugore wa grafrere wawe biguha uburenganzira bwo kumbwira ngo nkufurire njye umugore wawe warashatse kuburyo nkufurire ariko icyakuzanye ni ugukora amasuku n'ibindi kuba ndi umugore wa grafrere ntibiguha uburenganzira bwo kumenyera n'undi munsi ariko uretse utitwaza ngo ari kuri mission naramukaje muzesurana ntitaye ngo mwese muri abasirikare muzesurana nesurana na grafrere Jesus. genda jya mu kazi sawa Apostle will hear of this. I will tell Apostle about this. ndebera umuntu w'umugabo w'umusirikare yambara inkweto zimeze gutya zikarinda iyo zisa gutya umva azazifurije ntabwo ndi umukozi wawe urukuruka bakambwira we afande ni umugabo wanshatse mugihe rero we utaragira igitekerezo cyo kubaka kakajya kamenyera gusa ngo ufure ngo amakote ngo mukuvure kwa nini Ugize ngo ashaka umugozi w'ufura cyangwa azashake n'umugore njije gusa you know you can be prosecuted for that. umva niki mbase nkubwire wa kintu nuko ndabona warabaye ikigeni sha umugore umaze kukuyoboka nabwo reka twigana wowe sumeze ute nanjye meze ndi ahubwo se rwaruzi ngo nta ruhari mwana rwagiye ako se rwarwana afande yazanye hano
hajya ngo narwo n'urusirikare nta musirikare ni umuntu aba ariko bayantije umutwe bayanzonze nenda kuzasara kubera we ahubwo azagutana nureba nawe none se ngo bimeze bite ni sawa iyi myenda se wowe niko abasirikare si ikintu hariya ngo abagore beza bazaba aba generali cyane ariko nanjye ubu ndamwafande fande bahe undi umwafande ndi umugenerali generale generale bahe rero ni fomus generale wahe w'imikandara imeze gutyo ndi generali majoro majoro wowe uri majoro uri majoro ntukambone gutya imyenda bagize ngo narayitoraguye se mbese niko ahubwo bunije nawe niko ubu niwe twakundiraga nkiga segonderi se cyane oya ntabwo ari wowe ibintu byose bifite ba nyirabyo nyine ubwo we ntabwo ari uwanjye ugomba kumugura afande abafande bazatumaraho ibyaha nizere ko rwa ruzingo rwagiye kare ariko rwagiye kare Are you sure, Emmanuel? bunije nawe ngubu rero ibyo wanyimaga tukigana ngo uracyari umwana afande ntiyagiye muri misiyo wahora n'iki mbiheruka kera Ugize ngo iki? amaze imyaka iyo ukuntu uri hoho ubu biheruka kera shamberuka kera urase rurazingo nta kintu rukumarira ukambwiye iki aba yanzonze nta kintu yibwira buri kare kuriya n'umwana agabaze kurara kuba mfite amafembo yo kubibona aba abifite yabigendanye uyu iyo bayica nta kintu imaze bunije nawe rero ko bimeze tumara gakarawundi rero he nakwima nka bimaze iki Ariko ko nunda dahari nanabikumbuye reka nkubwize ukuri buriya ntabwo ndi umupolisi guri nyine ubuzima bwaranze mwana ngenda nteka imitwe mu bantu wumuye nawe n'umumotari utazi iyo bijya niyo bijya nkabamukuyeho se nkane gutyo rero urabona ko imyenda nayo idodesheje n'amashuri twize bazahege za ibiki n'ibiki za biology byaje kurangira ubaye umutekamo mbwira gutya se ko ari umumama ufite imyaka 40 tubibanamo tubibanamo nyine imyaka 40 40 kandi afite abana se akora muri ibi bintu urukumva yazaje se mu kazi ko mu rugo ko mu rugo se yakemera urafata umuntu umwe tukamuca senkani nawe ukavuga ngo iki tugende umpe ku bintu byanjye tugende umpe ku bintu byanjye ariko uragira vuba kari agahamba katagaruka ntabwo kagaruka ndabizi kandi kuri akakubita nako wasanga kazi yego kuburi kungumi kagira gatya yego kumana buri akarakubita yego kumana cyakubwira tugende umpereze ibintu umva re ufite kondomu ntabwo nagenda nkayifite ni nko gukozaho mbese uragira ni byaso gutyo How do we have this? bari ngombwa ko twiga tujya mu cyumba umuya tubikorera nta kibazo umva manzi ujye gukinga turase gufunga ni ngombwa manzi ujye gukinga hataza kutujya hejuru Jesus is Lord. ibintu bimeze fresh cyameze neza ntayibi uraruzingo ntibizongeye kuza ngo ruguteshe umutwe shanisha umutwe mana we utagira ubwanwa ni gutaza akagutesha umutwe oya si waryo ubwo buriho njyewe se nuko ariko kiri umukuru kutuye ntabwo najya guteka imitwe nta bwanwa mfite ibintu byose ngiye no gutekana none se yaryo kondomu urayifite iri heza zirahari humura zirahari ku bwinshi ukumva ariko noneho ikibero usigaye ufite wakintuwe mbese nyine narakuze mbo ndarya ari hoho ndi umugore w'umugabo hadi umugore ntabwo harya azamara igihe kingana iki yashimye urugo azamara igihe harabura hasigaye nk'ukwezi ukwezi ngwaze kuko amaze imyaka ubu ni ukuvuga ngo muri icyo gihe cyose ataraza ubu ninjye nawe ni ukuri oh mawe we ewa ukuntu uri hoho we You know you can be prosecuted for that. umva sibavuga ngo usibavuga ngo umaze igihe kinini nta kintu urumva umaze igihe mwana we ubu ninjye nawe rero ngo umubiri wose ni uwawe urumva mu gihe kari akahamba kataraza gusa ubundi kari akaza kajya hehe karaba kaza kajya hehe uko naje ni ariko mfite ubwoba bw'iki wowe humura ninjye nawe You know you can be prosecuted for that. unajya hehe anga yambona jya munsi y'intebe nawe yambona mbese No. wowe ugiye kujyana mu gitenge cyanjye gutya n'inyuma kandi ufunguye umudomo kugira ngo atakubona noneho uhita ugenda gutya gake uhita usohoka kuko aramutse akubonye uriya yahita kwica yakurangiza ntaribi okay. we ninde wapfuye ninde Twatinze kuza. natinze ntabwo nyine tujye tuvugana bafite inyogo ye yogamo
Run. Why are you running? Why are you running? Yarajya ku rugamba nawe ukaza kwiruguda ku mugore we sha. ariko afande ntabwo ndi civilian rwose. Uri iki se? Afande ngende umupolisi. Polisi uri polisi ya he? Afande meze bite bakino? Yesu! Ako si umuhaye kiji. Kino ninde mugingo? Ariko mani wajya ubiniga ukanaheza ji. Jewe ndi jini. Ariko fane ndaka unkomye kike mise nyumvira mu ibuno ry'ibumoso. Yesu! Nubu kugira gutya byanze wakino. Ariko iki kintu si gisazira. Ugize ngo Ariko jama ntago ushona ndaka. Bu nibwo bwa mbere uhuye n'umurara ko noneho nkanjye mama wa pape. Sitiri hepeti ku buryo wasangira umugore n'afande. Afande ngende general major. Gisirikare. Mwese muri ko uniform ni yahanga. Ariko murezi sinakubwe wajya uvugisha ukuri. Kike tumwe bankubita we wamuswita. Terisare turebe. Yesu! Murezi, urimo uratera isari cyangwa inzuki ziri kukurya? Ariko afande iyi ni sari rwose. Witwa nde? Nitwa general major. Afande ngende ibyo general tubivemo. Nge ntabwo ndi umupolisi ngende nitwa Daniel tuza japhet mu biryo. Nibi byenda no biteka mutwe nari ndimo. ugize ngo Nukiro abanye kuri tekinike n'utuntu nigiye mu ngando. Nkiri umunyeshuri nitwo nakuye mu itorero. Kose hafuti ica umuntu. Wowe wirirwa uneza abantu basevere b'ibigoryi. Arankubise ndakunyica. Umva wakino. Nakubwiye ngo uvugisha ukuri reka bakomeze baguhoma. Ariko ubundi biteka mutwe ntitubufatanyije nawe bashaka ko baguhoma. Sinakubwiye ngo wibohore. Niba ukora iki ariko? Ariko mva. Kare nkubwira ngo ibohore. Uyu munsi wari wo kwibohora none wanze. None se nimukorana n'umuntu ugomba kumuteza abantu. Ikibazo Wamuginga umva. Uyu ni umugabo wawe. Ay kani ka petit frère ariko nawe ni umusirikare. Uyu nawe nyaba yabigize intambara. Ayo nafanye. None se ku buryo iryo yaza kankanga wowe ku buryo waza ukankanga waruzingo. Nikuweke kandi ku buryo kaza kankanga bebe akakagene mwana. Aragukanga se ntagukanga. Siko ni namutinye mwana ngiye ngo n'umuntu w'umugabo kumbi. Yabagize intambara wagira ngo nafande general major. Umuntu ni anakurya kantu wowe. ugize ngo Umuntu ni anakurya kantu. Aramwishe. Nubwo bazakurasa iryo muntu.